ibindi turasubira. Yesu yadukuye muri site murahazi. Yesu niho yadukuye, tumaze imyaka itari mikeya. Yesu yaratugiriye neza adukura mu buraya. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko ninjye wa mugore wabaga muri site ku rya gatatu ahitwa kwa Daraya. Yesu yangiriye impuhwe n'imbabazi, angirira neza nkura mu mwuga w'uburaya. Najyaga ngenda ibihugu, najyaga mbitsa ku makonti atandukanye. Nari indaya ya VIP, nambara za boxer, icyo bita boxer mu Chikopa. Ndi indaya ya VIP muri uyu mujyi. Yesu angirira neza nkura mu buraya. Ntago byari byoroshye, ni amateka akomeye, kuko mu bihe by'amateka mabi ya jenoside nasigaye mfite imyaka 6. Kuva mfite imyaka 6 muca mu buzima bugoye. Yesu kuko yari afite umugambi ukomeye, ari nawo umugambi nawe ukwicaje hano. Ntago wicaye hano atari umugambi w'Imana. Mvugira atamena. Twicaye hano kubw'umugambi w'Imana kandi tuzayibona. Haleluya. Tuzabona Imana kuko Imana yadukunze kera tukiri babi, irangije iradufatira dukomeza, itugira abana b'Imana, itugira umugambi, idukuramo icyo ishaka, tuzagera ku cyo yifuza. Imana ishimwe. Ndi umubyeyi w'abana 2, ifuri ifite 23. Mfite amafoto. Mukanya twamaze kuvugana nawe. Umutoya afite mu myaka 10. Yesu yangiriye neza. Nari wa mugore wakundaga iby'isi kandi nkundanira hamwe. Rero iyo abantu bambonye bibaza ko ari Imana yabikoze. Niyo ngira mugenzi wawe ngo ntibagashidikanye, niyo yabikoze. Niyo yaturokoye urupfu rukomeye, niyo yadukuye kurara amajoro, niyo yadukuye abandi. Njambwira ahantu hose ngeze ngo umuntu wese w'umubyeyi ajya mbabarira, sibyo? Naryamanye na benshi, nahuye na benshi, ariko Yesu yari afiteho iki? Umugambi ukomeye. Mba mu itorero rero, nageze mu itorero ndi umuntu umwe wavuye mu buraya, tumaze kuba 13. Ubushize nari nazanye bake mu masengesho yo kuwa 6, niba ngombwa nzanababazanira. Turi benshi mu itorero rya Yerusalemu aho bita mu Kanyogo. Yesu yagize neza. Nahageze bafite gushidikanya, umuntu wese yambona ati nugukura umutware mu nzira iri andaya yaje kudutwara abatware bacu. Ariko Yesu arakomeza mu imbaraga zitwa kwihangana, ndwana urugamba rukomeye, akajya mbwa ngo mwana wanjye nzakugirira neza, mu gihe ntaragutabara nzazara n'abandi. Ntagira gushidikanya nk'umuntu, kuko nawe wicaye hano hari ibintu Imana igikubwira ukibaza aho bizaturuka. Ariko kwa Yesu yishakira inzira, kubw'umugambi wazishakira igitambo, aragenda azana n'abandi. Ubu musigaye mfite sikoti zingi inyuma. Haleluya. Iki Imana yakuvuzeho ugitegereza hamwe no kwihangana no gusenga no gukiranuka. Udafite kwihangana uru rugendo ruragoye. Iyi ni inzira ifunganye, iyi ni inzira y'ubunyerezi, iyi ni inzira y'amahwa, iyi ni inzira igoye, ariko umugambi Imana igufiteho byanga bikunze uzagera ku cy'Imana yagufatiye. Mumvugira atamena. Shimiye Imana rero. Hano nahuyemo n'abantu benshi banze. Abantu banze nibagire gutya. Abantu banze ko mutazamura kandi mbizi ko munsi. Uriya ranzi yarampanuriye igihe kinini kitari gito. Uriya umuhanuzi mwitondo, uriya mugabo umuhanuzi. Tuziranya ahantu henshi zamurya nahe, twahuye ndi kwifitafitira ndi gushaka Yesu nawe ari gushaka undi. Haleluya, haleluya. Kandi Yesu nukuri aravuga agakora. Shimiye Imana rero, umugambi wayo ni mwiza, turacyari kumwe, ariko Yesu yangiriye neza. Ninjye wa mugore wabitsaga ku makoje bake, ninjye wa mugore wabitsaga ku mari rimutidi, ninjye wa mugore wagendaga hanze nkajya za Kampala, ariko Yesu arashima, aravuga ati nzamugira umuvuga butumwa akazi wanjye. Haleluya. Umugambi Imana igufiteho uzaca mu bikomeye ariko uzasohora.
uzaca mu mateka mabi ariko Imana izakugeza ku cyo yagambiriye. We shikama, kiranuka, usenge, wihangane, ukomere umutima, uko byagenda kose bizasohora. Imana ishimwe. Rero mwambabara nkunda ijambo cyane, mureke some nk'iminota 2 yonyine, iminota 2 isome kuko nkunda ijambo, si byo se? Mureke dusome ijambo gatoya, mbabwire neza y'Imana gato nk'iminota 5, hanyuma niyicarire, si byo? Reka dusome Zaburi ibice 92 umurongo wa 6. Ndakoresha iminota mike, mwihangane munega amatwi. Uwiteka, imirimo wakoze irakomeye, ibyo utekereza bifite uburebure bw'ikijyepfo. Haleluya, haleluya. Uwiteka, erega imirimo wakoze irakomeye, ibyo utekereza bifite uburebure bw'ikijyepfo. By'Imana itekereza ku mugabo uri hano bifite uburebure bw'ikijyepfo. By'Imana itekereza ku mubyeyi, ku musore, ku mukobwa, ku muntu wese waje hano bifite uburebure bw'ikijyepfo. Komera ushikame, Imana izabicisha mu nzira nyinshi ariko paka bisohoye. By'Imana ikugambiriyeho, waba uri umushomeri, Imana ifite kubitegura mu gihe gikomeye ariko bikazasohora. Byagukomerera, byaca mu bidashoboka ariko bikazashoboka. Yesu ajya afata ibintu byose bidafite umubare agahinduramo umubare. Yesu ajya afata 0 akayikuramo umubare. Yesu ajya agira neza. Ntago narinzi ko umuntu wagendanye icupa mu ntoki rya byeri yagenda na Bibiliya. Icyo ni ikimenyetso kibereka ko Yesu arakomeye bagabo mwe, Yesu arakomeye basore mwe, Yesu arakomeye babyeyi, Yesu arakomeye bakobwa. Musenge mushikame, ntambara ntago zizabura, kandi ntago muzazizanirwa n'abari mu kabari, ahubwo muzazizanirwa n'abo muri kumwe mu murimo. Kuko naje gusanga iyo tuvuye mu byaha runaka tuba dusiganywe n'abo twahanganaga nabo, ahubwo iyo tugeze mu murimo turwaniza mu murimo. Muri kunyumva? Ariko Yesu ari hejuru ya byose. Yesu azatugirira neza, Yesu azadutabara, Yesu azaduhindurira amateka. Abagabo bari hano azabahindurira amateka, ababyeyi azabahindurira amateka, abakobwa azabahindurira amateka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu muntu tuzamuhereza umwanya urambuye ryari uyu munsi ni umunsi wo gusogongera gusa, dusogongera. Nkunda kubabwira ngo uriya mubyeyi yavuze byo yagendanaga inzagwa mu ntoki na byeri. Yewe yari umuVIP da, inzagwa zari zacu, twebwe twari ba kwipfira. Ariko reka mbabwire ko Yesu yatuvanye kure. Asifiwe Yesu. Ejo sinzi abantu twasenganye ejo, ndi kubabwira uburyo nari nsigaye mva mu kabari ajya kwikorera inzoga ku muvure, nkikorera ijerekani ry'inzoga. Byananira tukatwara turi babiri ku giti, tukiramo igiti, kugira ngo turigeze mu kabari baduhereze icupa ry'inzoga. Ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu yaratuzuye. Haleluya. Abo yazuye muyikomera amashyi muyishimire. Yaratuzuye, twari dupfuye tuzize ibyaha bya kamere, tuzize ibyaha twavukiyemo. Yesu aratuzura. No mu iteraniro yazura umuntu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Abasore mwe, abakobwa mwe, abashobora kuza kwicara muze mwicare ku kirago. Twarahitaye kuri bakavimviri, twarahitaye nta cyerekezo cyo kubaho dufite, twarahitaye kugira ngo nkangaha nta byiringiro byo kubaho dufite, nta imbere tutahareba. Imana iduhindurira amateka. Aya masengesho tangiye none uzasoza ku cyumweru nimugoroba, umurongo ugenderaho cyo mu itangiriro igice cya 32 umurongo wa 29 n'umurongo wa 30. Itangiriro igice cya 32 duhereye ku murongo wa 29 tukagera ku murongo wa 30.
turi kugendera ku ijambo cyangwa insanganyamatsiko igira iti guhindurirwa amateka, guhindurirwa izina n'Imana. Iko Imana yashyize ku mutima wanjye ko tuzaganire kwa aya magambo muri kino cyumweru cyose. Guhindurirwa izina cyangwa guhindurirwa amazina n'iki? N'Imana. Nari ngiye kwandika guhindurirwa izina, ariko numva Imana namwe ngo ongeraho n'Imana, kuko abaguhindurira amazina ni benshi, byaguhindurira amazina ni byinshi. Yego aranditse ngo, aramubwira ati, ariko reka dore kuri 23 ntacyo bitwaye, sibyo? Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya, bageze mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye, umutsi wo kunyonga y'itako rye ya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utamaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, uno 29 murahari, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Tega ikiganza uvuge ngo, Mwami Yesu, Mwami Yesu, nje imbere yawe uyu mugoroba. Ngo Mwami Yesu, nje imbere yawe uyu mugoroba. N'ejo nzaza, no kuwa gatatu nzaza, kuwa kane nzaza, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru. Isi yanyise amazina, iminsi yanyise amazina, iminsi yatumye banyita amazina, ibihe byatumye banyita amazina, imibereho yatumye banyita amazina, ibyo nanyuzemo byatumye banyita amazina. Isi yanyise amazina. None Mwami Imana, ndi imbere yawe. Wenda nanjye harayo niyise kubera situation nari ndimo, ariko Mwami Imana, muri iki cyumweru cyo guhindurirwa izina nawe, ndakwinginze, ndaguhendahenze, ndagusabye, ndakwinginze, nikubise imbere yawe kugira ngo Mwami Imana, muri kino cyumweru, muri iyi minsi 7, uzampindurira amazina, uzampa amazina mashya. Muri iki cyumweru uzampa izina rishya, izina riguhesheje icyubahiro, izina rizima. Ndakwizeye, ufitiye icyizere, ndi imbere yawe. Komerwa amashyi uvugirizwa impundu Mwami. Komerwa amashyi uvugirizwa impundu Mwami. Komerwa amashyi uvugirizwa impundu Mwami. Imana yahamagaye Aburahamu, imuvana muri Uri y'Abakarudaya, kwa se witwaga Tera ndetse n'abavandimwe be. Iramuhamagarira amubwira ngo, Aburahamu, va mu gihugu cyanyu, bene wanyu, ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzaha umugisha bakwifuriza umugisha,
uzavuma bazakuvuma. Bwira mugenzi wawe ngo kuba inshuti nawe no kwiteganyiriza. Kuba inshuti nawe no kwiteganyiriza. Kuko iyo ubaye inshuti n'umunyamugisha, haleluya, iyo ubaye inshuti n'umunyamugisha ukaba inshuti n'umuntu ugendana n'Imana, nawe ubyungukiramo, Imana ikaguhereza iki? Ikaguhereza umugisha. Yawe ikoze iyo wanze umuntu ufitanye ibanga n'Imana, wagendanye n'Imana, aho uba witeje akaga. Imana yagendanye na Aburahamu, aza kunyura inyuma abyara umwana kuri Hagayi. Imana iramubwira ngo uwo mwana ntabwo nta sezerano mfitanye nawe, kuko umwana naguvuze ko kuri Sara ariho nzaguhera umugisha. Hanyuma mu bitangaza by'Imana, Sara mu myaka y'ubukure asama inda, abyara umwana witwa Isaka. Isaka ni umwana w'isezerano wa Aburahamu. Imana yaje gutegeka Aburahamu ngo asezerere Ishimayeli, amuhe umunani agende, kugira ngo Isaka asigarane na se na nyina, bagumane mu isezerano, kuko niko Imana yari yarababwiye. Haleluya. Hanyuma Isaka nawe aza kuzana umugore. Isaka arabyara. Agiye kubyara, Bibiliya ivuga ngo abyara abana bangahe? Babiri. Umwe ni Esawu, undi ninde? Ni Yakobo. Mujya muvuga cyangwa bamwe abantu bajya bavuga ngo Yakobo yariganyije umugisha wa Esawu. Hari umunsi arigenda njya mbyemera neza. Kubera iki njya mbyemera neza? Nibuke ko Imana yabonekeye umugore wa Isaka, ikamubwira ko agiye kubyara amahanga ngahe? Abiri, kandi kumwe, haleluya, azaba umukuru, azaba umugaragu w'umuto. Niyo mpamvu nemera ko Yakobo uriya mugisha yawuriganyije, ariko tuzakomeza dusome twumve n'icyo Umwuka Wera atubwira. Ariko yaje kugeraho amaze guhabwa umugisha na se, ise amaze kumucuncumuraho umugisha wose, haleluya, bimuzanira amakimbirane, bimuzanira intambara kuri mwene witwaga Esawu. Bavandimwe, guhabwa umugisha n'Imana, kwakira agakiza ka Yesu, kuba umwana w'amasezerano, kuba Imana hari ibyo yakuvuzeho, kuba hari urugendo ugendanye n'Imana, ntabwo biguha garanti, nta nubwo biguha, muri make ntabwo bikubuza guhura n'ibibazo. Yego, ahubwo iyo urebye nabi, iyo umaze gukizwa, umaze kwinjiramo neza, iyo urebye nabi nibwo ibibazo bijya byakwisukiranya uko bwije nuko bukeye. Abantu bakizwe ejo cyangwa bakizwe none ntabwo amagambo yabafasha, ariko mu gakiza uhuriramo, kuko tuba turi ku rugamba na Satani, abazimu, imyuka mibi, abadayimoni bose, tuba turi mu kibuga cy'intambara na Satani. Kuba umunyamasezerano, kubitsa amasezerano n'ibyo Imana izakora, ntabwo bikubuza kuba mu ntambara, ntabwo bikubuza kuba mu bibazo. Icyo bikoze, dufite Imana yadusezeranyije kubana natwe mu bibazo. Muyikomera bashye, haleluya. Dufite Imana yadusezeranyije kubana natwe mu bibazo. Niyivuga ngo nzagendana nawe, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzagutwika. Nta nkota cyangwa intwaro bacuriye kukugirira nabi zizagera ku cyo bagambiriye. Abanzi bazagutera banyuze mu nzira imwe, baguhunge banyuze mu nzira zingahe? 7, ariko bazaba baguteye. Nayo mazi uzanyuramo ntagutware, uzaba wanyuzemo.
n'uwo muriro uzanyuramo n'ugutwike uzaba wawunyuzemo. Yego uzaba wawunyuzemo. Uko mutazi nyimara gukizwa nabwiye pastori wayobora katedrali namubwira ni ngewe muri cyumukiza maze kwitegereza uburyo agakiza karyoha, maze kubona agakiza karyoha nk'umuceri utekeshejwe amata. Nari narabiriye ndi Uvira ndi mu buhungiro, ndagiye inka za marume, turagiye ahantu bita mu Kiringi bahinga umuceri, dukama inka, dufata umuceri turawoza dushyira mu isafuriya, tumenamo amata, turateka ibiryo. Mbigereranya gutyo rero maze gukizwa, ariko ntihashize akanya gatoya maze gukizwa, yo nkimara kubivuga abazimu n'imyuka mibi byose biraza. Uvuza amagambo akomeye mwene data, uravuze ngo twavuye mu byaha tugeragezwa n'abanyabyaha, ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana tuhasanga abantu, ntitwasanga abamarayika. Njya mbabwira uburyo nakomejwe uwo munsi. Nari nambaye n'ubwa mbere nari nambaye karuvati nakomejwe, n'ubwa mbere mpora mbibabwira nari nambaye karuvati nakomejwe. Kandi icyo gihe nagomba kujya kwerekana fiance mu rugo iwacu, nibwo nagomba kumujyana, ariko nageze ahangaha ku rusengero nkubitwa n'inkuba itagira amazi, ndi bukomezwe. Musenyeri ngo ndambikeho ibiganza, barangiza bati wowe hari umugore wacyuye, ntabwo ndi bugukomeze. Ariko musenyeri ambwira narakijijwe ndi mu mwuka, wankozaho umwambi ukaka, maze imyaka 2 ndashobora gukora no ku mukobwa gutya, nta namukoraho gutya, nkinye ko yanteza ibyaha, bitinya byo gupfa. Narahagaze isi ndayibura. Musenyeri ambwiye gutyo nakiriko nibicaranye, yewe nkurikiye umukiza wakijijwe, wavuye mu Kabasazi, wavuye muri Buraseri Gisenyi, wavuye mu Majengo ku Gisenyi, rwose nkabikora. Barandeba muri makeya, turaganira, nikubita hasi, ndapfukama, ndarira. Barandeba bati ushobora kuba utarabikoze, niba warabikoze ugiye kwirahurira umuriro, genda upfa gukomezwa. Niba barankomeje n'umuntu simbizi, nari nk'igishushumbwe bapfa kundambikaho ibiganza. Ariko bene data, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, haleluya. Ariko nari narakijijwe, ibibazo nibibira kuza. Bene data, kuba mugakiza nibiburiza ibibazo kugira ute kuza. Gukizwa cyane ntibibuza ibibazo kuza, gusenga cyane ntibibuza ibibazo kuza, kuba bavuga butumwa ntibibuza ibibazo kuza, kuba abahanuzi ntibibuza ibibazo kuza, kwiyiriza ntibibuza ibibazo kuza. Biraza gira mugenza ngo ibibazo biraza, ariko mwira ngo dufite Imana dusezeranye kubana natwe. Nihuse Yakobo amaze guhabwa umugisha, ahunga mwene se, aragenda agera mu nzira, araryama, yisegura ibuye kubera yari wenyine. Amaze kwisegura ibuye barabonekerwa, Imana iramubwira ngo babona urwego rushinze hasi, urundi ruri hejuru. Ugeze hejuru, Imana iri hejuru, abamarayika bamanuka, abandi bazamuka. Yari wenyine, ariko Imana iramusanga. Bwira mugenzi ngo uzabura abantu, ariko uzabona Imana, kuko yobonye Imana abantu baraza. Asifiwe Yesu. Abantu badahari, Imana iramusanga. Imana iramubwira ngo ahangaha uryamye nzahaguha, kandi nzagendana nawe. Agendana n'Imana kwa nyirarume. Agezeyo muzasome Bibiliya byahuye nabyo. Nyirarume yaramuriganyije, arongera aramuriganya. Umunsi umwe Imana iza gukora igitangaza. Nyirarume sinzi ukuntu yibeshe, aramubwira ati Yakobo rero mwana wanje, ngubu tugiye kuzajya tugabura mu buryo. Muri uyu mwaka izizaya zibyara iz'igitare, intama zizabyara igitare zose zizaba izawe. Bibira bango nimugoroba hagera ngo Yakobo yaryama, ngakarota imfizi zivuye mu ijuru ngo simye. Haleluya. Ngo imfizi z'umweru zikaziraramo, zikazibangurira, yewe nizitarinze zigafata, nizitarinze zikima. Zamara kubyara
akabona havutse umweru akamuhamagara ati Yakobo tubisubiremo noneho ni umukara ndabyemeye muyomba ndabyemeye ngo yaryama akabona imfizi z'umukara ngo zikaza zikaziraramo zose zikazibangurira n'izitarinze zigafata zikavuka zose ari iki ari umukara hanyuma kongera ati oya tubisubiremo ni igihuga noneho ni iz'ibihuga ngo yaryama akabona amasekurume y'ibihuga yose akaza akaziraramo umugabo Bibiliya avuga ngo yaragiye abumukire kugeza ubwo muyomba we nyirarume n'ababyara be bavuze ngo ubukungu bwa data Yakobo yagize ute yamutwaye ngo bamugirire ishyari umunsi umwe arataha fata abagore be fata abana be arangije utahe baramuhagurukira ijuru rirahaguruka riramurengera arataha ngo ageze kuri Yaboki ni muvuga ngo Yaboki haleluya ni muvuga ngo Yaboki ageze kuri Yaboki ngafata abagore be arabambutsa afata amatungo arayambutsa afata abana arabambutsa we haleluya yeje asigara hakuno kira mugenzi ngo hakuno yawe ni hehe hakuno yawe ni hehe hakuno yawe ni hehe hakuno yawe ni hehe usigara Yaboki yawe ni yihe ni hehe ujya usigara ikibazo cy'abarokore bamwe iyi minsi ntibagira ahantu basigara hahandi hatari urusaku rw'abantu hahandi uva mu kajagari ka bene wanyu hahandi uva mu kajagari k'isi hahandi uva mu kavuyo k'isi ukihererana n'Imana yawe yonyine haleluya ukihererana n'Imana yawe umugore wawe ntaho hari umugabo wawe ntaho hari pastor ntaho hari mwarimu ntaho hari umwana wawe ntaho hari ugafata kanya wowe ubwawe ukajya gufata kanya n'Imana yawe haleluya ugafata kanya n'Imana yawe mwenyine yutari watera iyo ntambwe uburi umubebe mu gakiza yutari yugisengera mu kigari cy'abantu benshi ubutari wakura ariko ikintu kizakubura ko watangiye gukora amasengesho ni igihe uzafata akanya kawe wenyine n'Imana yawe ukayibwira ikakubwira ugafata inzira ugafashwa ugataha Yakobo asigara wenyine ndashoshe asigaye wenyine ngo arasenga ijoro ryose ugiye gucya saa 9 Imana icyubahiro ugiye gucya ari kwitegura gusoza Imana bayarebye umutima we Imana bayarebye izina rye Imana bayarebye situation yari yarasize yohereza marayika icyama Imana ikohereza marayika mu buzima bwawe icyama Imana ikohereza marayika mu buzima bwawe icyama Imana ikohereza marayika mu rugo rwawe icyama Imana ikohereza marayika muri business zawe icyama Imana ikohereza marayika mu buzima bwawe ngo barakirana ijoro ryose ngo bakirana n'imbaraga arangije Yakobo aza kumenya ko kumbi ari gukirana na marayika arangije ngo aramubwira ngo ndekura ngende urakeke ndaramubwira niba namaze gusobanukirwa kuri nde kuri marayika sinkurekura haleluya sinkurekura ntabwo nkurekura utamaye iki utamaye umugisha bwira mugenzi ngo Imana ntigikorana n'abanebwe mubwira ngo Imana ntigikorana n'abanebwe ntikorana n'abanebwe ntikorana n'abanebwe banebwe basengana ibitotsi nimugoroba mwami Imana ibya byose nakubabariye ibya byose bakoze ndabikubabariye kuva mu gitondo mubabari ibya byose bakoze kandi Imana nakoze kukurinda abanebwe nakoze kukurinda mubabari ibyaha wakoze uratangira gusenga ugasenga umunota umwe ukabivamo ukajya kuri WhatsApp Facebook n'ibindi aho ukajya mu mazimwe Imana ishaka umuntu Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete Yesu muri Luka 18 abwira abantu ngo ngiye kubigisha gusenga ubudasiba aravuga ngo hariho umucamanza utubaga Imana utubaga n'abantu ngo nuko umupfakazi ngo agahora muzinduka buri munsi amutitiriza bukenga aravuga ngo ngiye
kumurengera ngo atazagira ate atazagaruka ahangaha. Biravuga ngo niba umucamanza utubaha Imana niyite no kubana ngo yararengeye uwo mupfakazi kugira ngo atazamugarurira mu rugo. Yesu abaza ikibazo rero, mbese Imana, haleluya haleluya, Yesu arabaza ngo mbese niba umucamanza utubaha Imana niyite no kubana yarakoze ibyo, ngo mbese Imana yatererana intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbwirira mugenzi wanjye Imana ntizagutererana. Mubwire ngo Imana niza gutererana. Yakobo Imana imuhindurira izina rya zina rya Yakobo ry'imyanda y'uburiganya, bya bindi yari yaravanye iwabo Imana yakabisubira nayo, ya mazina y'isuzuguriro Imana yako abisubizanyayo. Imana iramubwira ngo nkwise Israeli kuko wakirengeje Imana n'abantu kanesha, cyangwa Imana ikaguhindurira izina. Rero mbisubiremo kandi ndashoje, muyize bitegure 10 cyangwa 15. Hari amazina isi yatwise, isa amazina. Yakubabwira amazina Iburarigwa banyitaga, yakubabwira amazina kabari banyitaga, none mwajya muyavuga sinazabakira simbivuze nanjye mbigize ibanga. Ntabwo ndibuvuge noneho, ntabwo ndibuvuge, ariko bwira mugenzi wanjye amazina Satani yakwise, amazina abanzi bakwise, amazina isi yakwise, ibyo wanyuzamo byatumye bakwita amazina. Ariko iminsi bamyinshi igahimwa n'umwe. Hari izina Imana igiye kukwita, hari izina Imana igiye kuguha mu izina